tukamujyana tukaryama njye nawe agasinzira yabyuka mbega nyine ubwo byabaga ngombwa yuko na nimugoroba nihaza kugera ndi bumutahane nibwo yemeraga gutaha no kuvuga ngo umutantine aje kumutora ngo amutahane oya yarariraga abantu umva buri wese akavuga se umwana uri hano abaye iki nshaka mama ntabwo nshaka gutaha ndashaka mama niwe turi butahane amaye hasi umwana ibintu byabaye byihuse umwana ugiye kujyana ugashaka mama dutahane mu rugo rw'umusore w'abandi mwakabyara mwe ubu ngiye kujya njyayo umwana yanjyanyeyo da tubahaye ikaze mwese abakunzi ba showbiz tubahaye ikaze kuri Eminyawe Empire tubahaye ikaze kuri Nasira TV abakunzi ba Emi Empire abakunzi ba Nasira mwese ndabasuhuje muze tuganire nishimiye kubana namwe ni iminsi myinshi ishize ariko uyu munsi nagarutse ku bakunzi banjye banzi muri filimi Angel ndabaramukije na filimi Kamere ndabaramukije babwira n'ibintu bishya tubafitiye muri iyi minsi dufite ibintu bishya byiza cyane tubabikiye hari amabanga menshi ndabibakumbuje pe hari filime nziza cyane yitwa Kamere ntizabacike kandi n'abakomeza kureba Angel namwe mukomerezeho ziracyasohoka ari nyinshi uyu munsi rero tugiye kuganira n'abashaka mutubaze n'ibibazo ariko mutarabaza uyu munsi dufite umushyitsi mukuru kuri iyi channel tugiye gutumira madamu Eminyawe tumuhe ikaze tumuhe ikaze tumuhamagare hano tube tumuganiriza tumubaze uko ubukwe bwagenze imyiteguro ko yamugendekeye mbese byinshi namwe ibyo mufitiye amatsiko umve nanjye mfite amatsiko menshi pe niba muri bumfashe tukamubaza niba ndi bumwifashe umve ntimucikwe karibu nyifashe singoye Gisele karibu madame Eminyawe murakoze subwo nawe ndivuga sinsigaye mba ku mihanda ubu benshi ntibamenye ko nabonye kujya ku mihanda kukumenya biba byoroshye ubu n'ubu murambwira ngo ndizanye nawe umwana w'imihanda ubu n'ubu barambwira ngo urizanye uraje ndizanye uraje pe ni karibu rero ndizanye kuri Eminyawe Empire nta mpamvu n'ubundi ni umugabo wanjye kandi niwe muri showbiz nanjye ngomba kuza ako kantu hanyuma se kuba ubuzima bw'ubusiribateri n'ubuzima bwo kuba uyu munsi usigaye ari madame kanaka ni ukuri waduhayeho akantu ubuzima bw'ubusiribateri ni bubi abantu bakiburimo nabona bifuriza kubuvamo byari bibishye birabishye bafite akajagari ariko ubu ndi umudamu madamu Eminyawe Rukundo Emmanuel congratulations merci ubu rero usigaye ari madame kandi utubwiye ko ubuzima bwo kuba uri madame no kuba wari single bitandukanye nk'aha na hehe se cyane nk'aha Rusizi Rusizi menya ari hafi umuntu yarara agezeyo ni ukurenga ibihugu nka bingahe ni ubuzima buba butandukanye cyane mbese ni ukugira uti urakumbuza abasingo ko rwose abasiribateri nabo nibatera intambwe bave mu busiribateri bavuge Yesu abandi nabo batange kuvuga Yesu amena ni ibyo rwose
ni icyo umuryango ukeneye. Dukeneye abantu baguka, abantu batera imbere, abantu bashinga nyine umuryango uhamye, umuryango w'umugore n'umugabo, famiye ikaza, abana bakaza. Ubwo nibwo buzima. Ubwo ubwa gisiribateri nka bariya rwose babisarijemo ntibemere icyaha bave mu busiribateri. uyu munsi abasingwa baragukubita muri bushwari baraza kumbaga ngo navuze abasiribateri. Oya, abasiribateri ntibabivemo, ariko babenga nyine. Ubwo ababenga ni busiribateri n'abakobwa babenga bemere bajye kubaka ingo zabo. None se wagereranya gute cyane nk'urubyiruko rw'uyu munsi ubona, cyangwa abakobwa, umuntu akumva ko atashaka, hari ibintu runaka ategereje, njye ntabwo nashaka umuhungu ameze gutya, njye ntabwo, cyangwa se umuhungu ntabwo nashaka umugore ameze gutya, njye nkeneye umuntu uteye uku asa uku, nkeneye umuntu ufite ibi n'ibi, nkeneye umuntu, mbese amakondisheni menshi. Kuvuga ati ugenda nyine ibyo ushyiraho, ibi simbyemera, ibi ndabyemera, naza ameze uku njye sinagenda, naza nta modoka afite atarubatse ngewe wapi, naza nta iki n'iki afite ngewe wapi. Ibyo bintu se wabitubwiraho gute? Wowe bitekerezaho iki? Ngewe ikintu mbitekerezaho, umukobwa uba ukivuga gutyo aba atarahura n'umuntu we wa nyawe. Iyo umuntu atarahura n'umuntu we wa nyawe, abandi bose ibyo baza bamwerekanye ntabwo bihura n'ibyo yifuza cyangwa atekereza. Ariko iyo umuntu wawe wa nyawe yaje muri wowe urabyumva, kabone naho ibyo byose uri kuvuga ngo afite ntabwo ubitekereza, ahubwo ukanyureba ku kintu nyine cyitwa urukundo, ukumva nyine uramukunze kandi unamwiyumvishemo nyine, bitandukanye na ba bandi ushobora kuba waranabonye n'abafite ubwo bushobozi, imodoka washakaga iki, ariko ntimuhuze. Hari ibintu umuntu mugiye kubana ntabwo ari umuntu nyine urebera imbere yawe gatoya, ureba inyuma ubuzima buri imbere bumeze bute, se turi guhuza ibi ngibi, kuko umuntu muba mugiye kubana ni umuntu muba mugomba kuba muhuje, muziranye. Ubwo rero umuntu wese numva ugitekereza gutyo akenshi aba atarahura n'umuntu we wa nyawe. Iyo uhuye n'umuntu w'igeno ryawe ibyo birashira. None se umuntu w'igeno ryawe umumenya gute? Iyo umubonye uhita umumenya ukavuga ati sha wewe ndi kubona uri umuntu hari n'igihe muri iyi minsi no kubona umuntu ukubwira ngo tubane ndakwifuzamo umugore, ntabwo ariko bose abahungu bo muri iyi minsi cyangwa abasore bo muri iyi minsi baza bakubwira iryo jambo. Ushobora no gukundana n'abahungu 5, 6, 7 ariko nta muntu urakubwira iryo jambo ngo akujyane mu rugo. Niyo yakujyanye hari igihe ejo abivamo. Mushobora no gukundana n'imyaka 10, icyo ni ikikwereka ko atari igeno ryawe. Ariko igeno ryawe ryaje, mushobora gukundana amezi 5, ejo mugakora ubukwe mukabana. Ubwo uhita umenya ko uwo muntu aba ari uwawe. None se ko hari abantu bavuga ko nyine wenda umusore yashaka kuguporopoza igihe gitoya, mushaka kuba muziranye igihe gitoya, wenda ko bidahagije, ko bisaba igihe nk'imyaka 5, imyaka nk'ingahe kugira ngo akumenye, mwigane, umumenye ati sheri wanjye nzamwihanganira uku, ararakara ameze se gutya, nyine akamitiriza imico yawe. Hari aho bihuriye no kuba umuntu yakubaka urugo rugakomera? Cyangwa ni imitekerereze y'abantu? Ibyo biba ari imitekerereze y'umuntu udafite gahunda, niko mbitekereza. Kubera yuko ntabwo umuntu ushobora kumwiga ngo umumenye 100%. Bike by'ingenzi urabibona mu gihe muri gukundana, muri icyo gihe amezi se cyangwa umwaka. Ibindi ubimenya nyine ugenda ubimenya mubana, ko ntabwo umuntu wamumenya rwose 100% pe. Oya, ni ukubeshya. Iyo mwese mukeneye kubaka urugo, iby'ingenzi murabimenya, ibindi mukagenda imico buri wese umuntu ukunda, imico yose nyine uhitamo kuyihanganira iyo mwemeye kubana, mugasezerana imico ye n'ubundi wamaze kuyihanganira kwa mutera.
aho ngaho wenda aho nkunganiye nanjye nakunganira kuko hari ibintu biba ukabona biranatangaje ukabona wenda famili runaka bamaranye nk'imyaka 20, 25, 30, bafite abana bakuru, abana wenda banashyingiwe cyangwa bari muri za kaminuza ukumva ngo bari muri divorce. Ubwo se biba harabaye iki? Ni ukutamenyana? Ni ukutihanganirana? Ni ibiki? Ni ukuvuga ngo haba habayeho kutihanganirana cyangwa se ugasanga abantu ntago harimo umwe ushobora kuba yarakunze undi. Hari igihe abantu tutatandukanya gukunda umuntu no kumuharara. Hari igihe azi igihe gitoya ukamuharara, iyo umuharaye murabana ariko bya bintu nyine waharaye hari igihe kigera bigashira, iyo bishize nyine habamo divorce. Ariko iyo umuntu mwakunda nyine ukemera ibibi bye n'ibyiza bye ukumva ko ushaka kubaka, kuko iki gihe hari n'abantu benshi batacyumva nyine ko kubaka ari ibintu biremereye, ukagenda uvuga ngo nibyanga ni divorce. Iyo ugiye uvuga ngo nibyanga ni divorce, iyo ejo atinze no gutaha tuvuga ati ni divorce, tugiye gusinya dutandukanye. Ariko iyo ugiye uvuga ngo ngiye kubaka kamamba yambaye ngiye kubaka, ugiye uzi icyo ushaka, ntabwo nyine akora ikintu cyose ngo haze divorce. Urihangana nyine ukaba umugore mu rugo nyine ugatuza, cyangwa n'umugabo nyine ushaka kubaka hari ibyo yihanganira ku mugore bakabana bakaramba. None se hari akantu numvise gatoya, ubwo ni ukuvuga ngo iteka umugore niwe ugomba kwihangana? Cyangwa se iteka umugore arananizwa? Kugira wubake ni ukuba umuntu mwiza, umuntu wihanganye, umuntu mbese uciye bugufi cyane kugira ngo ubashe kurwubaka neza. Ni ukuvuga ngo hari umugabo hari umugore. Rero n'ubundi twebwe abadamu akenshi nitwe bantu tugomba guca bugufi cyane kuruta abagabo, kuko buriya umugabo ni umutwe w'urugo, wowe ukaba umutima w'urugo, sibyo? Uba ugomba rero aho umugabo ubona nyine ataciye bugufi, wowe ugaca bugufi kubera ko uzi icyo ushaka. Ariko iyo mwese umugabo agiye hejuru nawe ukajya hejuru ntabwo bijya bihura pe. Akenshi rero umudamu niwe uca bugufi. Ntibivuze ko n'umugabo ataca bugufi, agomba guca bugufi. Buri umugabo wese ushaka nawe kubaka ukubaha, wifuza ko mukora urugo nyine rutari rwa rundi rutuma buri wese arurambirwa, yemera guca bugufi, nawe ugaca bugufi. Nimba ari n'ikosa ryabaye mugasabana imbabazi, nibwo urugo ruba rwiza. Buri wese nyine akifuza kujya mu rugo muganakumburana. Ariko nyine bibaye ari amahane, buri wese azana ye, buri wese azana ye. Abagabo cyane cyane umugore ubundi akwiye guca bugufi pe, kuko umugabo afite inshingano zimwemerera kuba yataha se nijoro byagenda gute, kandi izo mpamvu akaziguka zihangana. Ariko umugore ahorana inshingano zimwemerera kuba hafi y'urugo, ari mu rugo. Niyo mpamvu rero uba ugomba guca bugufi. Ntabwo se bya bindi wowe ubyemera ngo ni 50-50. Niba wagiye uyu munsi, wagiye uri umugabo, uraje utashye saa 8 y'ijoro, ndihanganye 1, 2, n'ubundi urakomeje. Ubwo se urakomeza wihangane, cyangwa nawe ugeraho ukavuga ati rero niba ari ijoro ubwo twese ni ijoro. Nanjye ubutaha niba waje saa 8, ubutaha ubwo nanjye ni saa 6, ni saa 9, nanjye nzaziza, kuko ni 50-50, ni uburinganire. Ntabwo wataha amajoro wenyine, nanjye ndi mu nzu njyenyine ndategereje buri munsi ntutashye, nanjye reka ndebe uko natahamo bwije. Ibyo ngiye ntabwo ariko mbyemera, kubera nibyo nari ndimo nkubwira n'ubundi nkubwirana umugabo iteka ahora ari umugabo. Iyo ubonye nyine ibyo bintu bibayeho, icyiza ntabwo nawe uvuga ngo reka mbikore, ahubwo wowe nyine ukora bya bindi ugomba gukora, ahubwo wowe ukamusaba ibiganiro kugira ngo umenye ngo ese niyihe mpamvu bimutera kuza izo saha za saa 8. Hari n'igihe aba ari wowe ubigiramo uruhare gutuma ataha ayo masaha. Ariko iyo muganiriye umenya aho ikibazo kiri, mukagikemura nyine kigashira.
naho iyo ufashe umwanzuro wo kuvuga ngo nanjye nzajya nta saa munani, ni hahandi nyine zagatanya wumvise igare naho biba bishya bishyira nyine. biba byaje. Biba byaje ko ntabwo umugore wataha saa munani n'umugabo ngo atahe saa munani muze kuryama musinzire, ntabwo byakunda. ni imiguruko. Eh, ubwo binteye kukubaza akabazo k'amatsiko kuko hari utuntu nakomeje numva umbwira. noneho se wemera ko urugo ari ukuganira, umugore agaca bugufi, niba ubona hari ikintu kitagenda ugasaba ibiganiro, cyane wenda abagore nibo abashaka kuzana iyo topiki, ndagushaka tuganire, none nk'umugabo wawe cyane ko muri bashya usanze ibyo biganiro atabyemera, umunsi uzamubwira ati sheri ndagushaka tuganire, ugasanga arakubwira ati nyamara simbonetse ntabwo mpari, ese uzabyitwaramo ute, uzabigenza ute? njyewe mba numva nyine nka gutyo, iyo habayemo nyine nk'amakosa cyangwa se utuntu mushobora kudakora twiza mwese mudahuje, ntaguhe umwanya w'ibiganiro, ashobora kudaguha uyu munsi n'ejo ntawuguhe, no mu kindi cyumweru ntawuguhe, ariko iyo ukomeje nawe nyine nk'umudamu duhorana udushya, ugomba gushaka agashya k'ahantu mushobora kuza guhurira, noneho atari bubihakane, atari akakubwira ati yego noneho ndabyemeye, mukaganira. mushobora kutaganira ngo akwemerere musohoke muganire muri uwo mwanya, ariko no mu rugo muraganira. Kandi umugabo nyine hari aho ushobora kumubwira ngo tuganire, ushobora kuba muri mu cyumba ukamubwira tuganire, akabyumva akanabyemera, mukaganiraho umwanya muto, wenda ako kanya akaba muraruhutse mugiye kuryama, ariko n'ejo ukongera ukamusaba kuganira. Nyuma nyine hari igihe kigera akabona ko ibintu umushakira ari ngombwa, nawe akabikora, akaguha wa mwanya mukaganira. cyane uko urugo nyine ari ukurusengera, abagore bakunda gusenga, amasengesho y'abagore ngagera ku Mana. muzi kurira cyane, ariko buriya bashobora no gushyiramo no kubeshya, bashobora no kwiriza buriya ushobora no kwiriza. Hari igihe ushobora kwiriza, ariko muri Imana iyo igusubije ntabwo bishingira ko warize, ushobora no kutarira ariko ikabona mu mutima wawe birimo, ikavuga ati uyu muntu reka musubize. ubwo rero nk'amarene wawe njye ngira amatsiko menshi, mfite amatsiko pe. ubu ugiye kutubwira uburyo umukunzi wawe Eminyawe yaguterese, se byaje gute, byagenze gute? ibintu byanjye na Eminyawe ko bikazera. natwe tuzayikinamo filime, dukine filime y'uburyo ibintu byatangiye n'uburyo byarangiye, ko harimo filime ndende. Abantu bose buriya iyo babonye umuntu abanye n'undi bagira amatsiko, bahise uriya mukobwa bahuye gute, se buriya bahuriye bazi ko ndi umudiyasipora, bazi ko ndi umudiyasipora, nagendaga mbibona, ariko nyine social media se ko ariko biba bimeze. ariko nyine ngewe urukundo rwanjye na Eminyawe rurimo ibintu byinshi. turebereho akabanga rero, twumve ukuntu byaje, ukuntu urukundo rwose rwakuze, kubera ko hari abagira urwo rukundo ariko ntibagire amahirwe, nabyita ko nta mahirwe yo kurubyaza umusaruro ngo rugere hahandi kuri finale, hahandi nyine ubigera, kubera ko cyane cyane iyo ukunze umuntu, cyane abakobwa twe nitwe tuba dukeneye abasore ko batubwira ati nagukunze tubane. Rero iyo umukobwa wenda wakunze umuntu wumva wifuza, cyangwa se ureba imbere yanyu ukavuga ati ngewe uriya umunsi umwe tuzaba twicaye mu rugo ndi madamu ari umugabo wanjye, nyine ukumva niwo munezero wawe cyangwa nicyo cyifuzo cyawe. Ngaho twibira akabanga, utubwire uko ibyo bintu byagenze, urwo rukundo rwanyu uburyo mwateretanye bikageraho munabana, ibintu bikagenda neza.
njyewe Minyayo yari umukiriya wanjye. kagira impuhwe Yari umukiriya wanjye nkavuga ati uyu ntabwo ngiye nari muzi Minyawe. Namubonaga nk'umuntu usanzwe ahantu nari mfunguye shopu hashyashya agashopinga buri munsi akaza agashopinga ibintu bya danje nkavuga ngo uyu niwe wanzanye aha rwose. Nkahamagara nkavuga nti nabonye umukiriya uyu niwe wa mbere pe. Nawe nkavuga nti icyo gihe nari mfite na boyfriend amuganisha mfite umukiriya uza kunguraho umusore. waratendekaga rero oya twari nyine tutarakundana. Yari umukiriya wanjye yaje ari umukiriya wanjye hanyuma nyine nkajya nishimira yuko ari umukiriya wanjye yaje akampahira agahaha neza cyakoze ariko amabwire arahaha pe. Urabona ngo yishwe n'inzara yakwicisha n'inzara yakwicisha niwe muntu wazaga kumarira nkavuga ni ubu niyo nataha nkakinga nkajya kuryama. Aje ari umukiriya wanjye rero Minyayo ni umuntu ubangutse. ni umugabo kabisa. Niya ndirimbo ya King James yavuze ngo nturare utabivuze. Yaje bwa mbere aravuga hano hantu mwazanye ibintu byiza tuba dukeneye by'abasirimu. Ndamubwira cyane mujye muza muduhahire. Abwira umusisita we aramubwira ngo ugize agwara ndamubwira nawe ugize. Ku bukeye koko nyine araza aza kumpahira shampahira neza numva ndishimye. Sister we Minyawe ubwo arahaca aransuhuza umunsi wa gatatu araza arahaha nabwo arongera aragenda. Umunsi wa kane niba yaravuze ati ariko se ubu ni intinda ntabwo nzasanga bararikocoye. Shara neza aranganiriza bisanzwe n'umusaza baricara batera intebe baraganira binywera utuntu nyine baganira aho ngaho. Njye ndi kubareba nicariye nyine nibereye muri telefone ndi mu kazi. Ariko Minyawe agakomeza akaganira abaza umusaza iyo umuntu yakunze umuntu uburyo abigenza. Nanjye nkamufasha nanjye ahubwo nkamufasha uburyo yabigenza ariko ntazi ko ari njyewe. wakunze umukobwa ushobora kubigenza ntazi ko ari njyewe ari kuvuga. ndumva bisekeje. Minyawe araza aranganiriza rero bakambwira ngo ese ufite sheri? Ndamubwira ndamufite. Ufite nyihe gahunda se? Ndamubwira nisha biri aho nyine nta gahunda tuzayigira amafaranga yabonetse. Aranseka ankubita ka gatwenge ke muzi. Aranseka navuga se kuri kunseka. Arambwira ati ndi kuguseka pe. None se umuntu mumara igihe kingana iki? Ndamubwira ni imyaka 2. Na gahunda mufitanye? Ntansetse ngirarangira aranganiza ngira ko mushiki we afite anniversaire nyine numva ko batangiye kuba inshuti yanjye. Nirakaba ariko noneho umuntu watumye tuba inshuti cyane ni umwana we. Umwana we yarazaga nawe arankunda nyine bya bindi handi umwana gukunda noneho nawe ukumva turikundanira njye n'umwana akageza ku kazi kanjye ntashake gutaha. Bikaba ngombwa ko ari uko mufata nkamutahana nkamujyana mu rugo nkamuryamisha aho hantu nturamenya. akubaza ati se ufite sheri wowe ntiwaba hari ukuntu nyine amaso akunda umugari ngo amaso akunda ngo nta Minyawe yihagararaho. ntabwo wowe wavuga ati uyu muntu ko mbona asa wenda n'uwankunze ntambaza ko mfite sheri nkabane sheri ndamufite aho ntabwo biri bufe cyangwa se nkaba ngiye kumuca intege wavuga ko ntawe. Njye namubwiye ko mufite. Namubwiye ko mufite kuko numvaga nabonaga bitari buvemo. Numvaga nyine atari umuntu twakundana. Nta nubwo nari namenye cyane ariko nkumva nyine njyewe mfite aramahagije nkumva ntabwo nyine biri ako kanya rwose nkumva nta kibazo wenda ariko akunda abantu baba inshuti. Rero mu cyaro wakuvanye ku musheri wa kera ukakuzana rwose kuri Minyawe ako kanya ukahita umukatiraho imyaka 2 ukahita ukundana nawe Minyawe uje ataramara n'iminsi 2. ariko umenya wa musaza yari yamwigishije umutoma wa danje. Yamwigishije ariko n'ubundi asanzwe atoroshye. Iyo yakwitumye ewana yavuze ngo uyu muntu mubone
shaka ko biri kose nawe ntabwo udatsindwa wamucika ntabwo wamucika mbese niba abasore batajya batsindwa ntabwo bajya bava ku izima aguhata keya icyo gihe narege ubu ugiye mubona mfite bino biro ntabwo ari byo nari mfite ibiro byanjye 70 none ubu ngubu wari ufite ibiro 70 ariko maze kwiyongeraho ibiro hafi 20 aragenda rwose akakwitaho bizamuye nta mwanya wo kwitekereza agapiza hafi aho kakaba kakugezeho uduki twose ako kunywa mu gitondo akaburekafasiti mbega nyine aragenda agatuma wowe wibagirwa yuko ugomba no kuyitaho. umukunzi wawe rero ati ibyo biro rwose abifitemo uruhare abifitemo uruhare ntabwo ari uko nanganaga abantu bazansure nko kuri tiktok yanjye ntabwo ari uko nanganaga niba ubigiramo uruhare rwose amakeya aba ahari ahagije arayatanga rwose abantu muzeme inyawe ngewe nzi rukundo Emmanuel ngewe niwe nzi inyawe nawe ari ku ruhande rwe ushaka kuvuga ukuntu akayaringa mwe mukavuga ngo inyawe se ngo ibyawe reka dari rukundo Emmanuel ngewe nzi niwe ndi kuvuga inyawe ari ku ruhande abandi nabo bamuzi ukwe abakunzi be abafana be inshuti ze zifite uko zimuzi ariko hari n'ukundi kuntu noneho mu rugo mumuzi cyangwa se nk'uko uri madamu we amuzi butandukanye n'uko abandi bamuzi cyakora ako kantu niko kabisa rero hano tukubona ikirere kiri buze kutamera neza dushobora kwimuka tukiyicarira ahandi noneho ikiganiro cyacu tukagikomeza utubwira ubu mfite amatsiko yo kumva uburyo nyine waje kumwemerera ukava kuri uwo umusheri wawe wa mbere wari ufite ukabivamo ukamwibagirwa rwose ako kanya Emmanuel akagutsindira ayo matsiko yo urayambwira nari ndi kubabwira ku mwana wa Emi harya ubwo ni uwa Emi ubu ngubu umukobwa wacu uburyo yaguhaye uburyo yampaye pasi niyo wampaye pasi ni pasi y'amazi yo yoroshye ni ukurebaho cyane umwana rero no kujya ku ishuri ubwo yarabanzaga bakampamagara nkamuvugisha nkamubwira ndaje nkujyane ndaje nze kukureba ku ishuri twigane akabona kujya ku ishuri akabona kwiga yavayo kugira ngo aryame nkamubwira nti ndi mu kazi ndaje nkurebe turyame feri ya mbere yabyukaga baravuga ngo munjyane njye kureba mama yanyitaga mama ntabwo yigeze avuga izina ryanjye oya umwana noneho ahita atangira kumuhamagara mama nyine urabyumva ubwo ni kwa kundi nyine bimwe abanyarwanda bavuga ko amaraso akururana mbese umwana yahise anyita mama nta n'ibyo kuvuga ngo ni tantine oya yahise anyita mama akajya anyisa nyine akamfata nka mama akansanga ku kazi noneho akunda umuntu umukeyaringa nyine kandi burya abana benshi bakunda abantu babakeyaringa yaje akabona umufashe neza uramuha utuntu cyane ko mu bintu ncuruza n'ubundi haba harimo ibintu by'abana bakunda gusinzira ubwo nkajya homba tukamujyana tukaryama ngewe nawe agasinzira yabyuka mbega nyine ubwo byabaga ngombwa yuko na nimugoroba ntihaza kugera ndi bumutahane nibwo yemeraga gutaha no kuvuga ngo umutantine aje kumutora ngo amutahane oya yarariraga abantu umva buri wese akavuga se umwana uri hano abaye iki nshaka mama ntabwo nshaka gutaha ndashaka mama niwe turi butahane amaye hasi umwana ibintu byabaye byihuse umwana ugiye kujyana agashaka mama dutahane mu rugo rw'umusore w'abandi mwakabyara mwe ubu ngiye kujya njyayo umwana yanjyanyeyo da anjyanayo bwa mbere ndamuherekeza
tugerayo nsanga umutantine turajyana ndamubwira ngo ngaho genda bakoza ati oya ni mama uri bunyoze amaye abana bazi ndamubwira uyu mwana se uyu mwana manza wagira ngo neza ari gufasha papa we kugira ngo ibintu bice mu murongo neza umwana ndamwoza ndamubwira ngaho genda bakuryamike ndaje nkurebe oya mama turaryama maye tujye kuryama arega kamfata yari yamwibiye wagira ngo yari yamwibiye akabana we rero ntiyabaga ahari ntabwo abaga azi ibiri kujya mbere usibye kumuhamagara ndamubwira ni umwana niwe uri kumubwira ibi ngibi akambwira ati oya nkamujyana umwana ni ukuvuga ngo umwana yabanaga na papa we yego yabanaga na papa we bonyine n'umutantine oya mama we ntabwo babanaga ni ukuvuga ngo umusheri wawe ubu ni umugabo wawe ubu ni umugabo wawe we yabanaga abana n'umwana yabanaga n'umwana mu nzu apana mama we oya mu nzu we n'umwana n'umutantine ari we yirerera uwo mwana we w'umukobwa ari we urera umwana we w'umukobwa nyine ngewe bibanza no kuntungura sinatinya ndamubaza ariko tutaranagira ngo tuve ngo turakundana ndamubaza uyu mwana uyu mbebe ni uwawe arambwira yego ni uwawe ndavuga mama wese yahita abanza kumbeshya kuko umuntu w'umukimenya utaramenya amakuru yawe ntabwo wahita umubwizwe atambwira ngo mama wese singuri yambwira mushiki we ndambwira mushiki we yawe ko yaba yarabyaye ari mutoya ariko nyine aza kunganiriza sitori nyine y'ubuzima bwe n'umubebe na mama we ariko nyine n'ubundi iyo abantu muri karitsiye ahantu ukorera iyo babona batangiye kugira kominikasiyo n'umuntu buri wese araza akakubwira ibye undi akaza akakubwira ibye undi akaza akakubwira ibye n'abantu batangiye kumenya ko wenda mwatangiye kujya muri relationship nabo bakaza nyine bakazana inkuru zabo ariko njyewe kubera ko noneho Emi ni umuntu nyine utajya uca ibintu bye ku ruhande cyangwa ngo abeshye aza kuba ari nko muri abasore babeshya wavuga ati uyu muntu koko yambeshye hari nk'umuntu uvuga ngo uyu mwana si uwanjye ariko wemenya umwana yahise ambwira ati uyu mubebe ni uwanjye nyine numva nta gitunguranye kirimo ubwo se wowe ntibyagutunguye kubona umugabo cyangwa umusore cyane ko atari n'umusore mukuru ubona rero umwana afite inshingano z'umubyeyi iza akaba yari inshingano z'ababyeyi babiri azikora wenyine noneho cyane cyane ku mwana w'umukobwa amwirerana wenyine byarantunguye nyine mbifata nk'ibintu binakomeye ndabona si ubigenza gute yose arwaye ku bana b'abakobwa bajya barwara uturwara dutandukanye ubimenya gute kuko rimwe byize no kubaho ntiyabimenya nyine akajya yibaza icyo umwana arwaye bikamucanga birangira nyine kubera ko umwana twirirwanaga ari njye ubimenye ndamubwira umwana arwaye gutya ubwo tuba tumaze no gukundana umwana yarwaye gutya ahubwo tumujyane kwa muganga bari njye umenya ikintu arwaye nahise mbimenya kubera ko buri umuntu w'umugabo cyangwa se umusore biragoye ko ashobora kumenya uturwara tw'umwana w'umukobwa niyo mpamvu ababyeyi b'abamama cyane cyane rwose ku bana b'abakobwa nibo bakabaye bari hafi yabo byakora uko umeze n'uko uzi ko ubuzima bw'umukobwa cyangwa bw'umubyeyi bumera ni nako n'umwana nyine buri buzima bwe buba bumeze si ibyo we kaba atazi kwivugira by the way Emi ndamushimiye ni umuntu w'intwari cyane intwari nk'ibibona nyine ngewe biri mu bintu byatumye w'intwari umuntu ushaka kurera umwana w'umukobwa wenyine wenda yego sisita we yari ahari ariko inshingano nk'umubyeyi akaba ari uri buzikore ni ukuri niwe wamenyaga ko umwana ari bujye ku ishuri nakuriye ingofero rwose cyane ngewe ko nyine n'ubundi nanamumenya nkabona nyine ukuntu ari umuntu w'umubyeyi urera umwana nyine byatumye mbona nanjye kunyitaho ntabwo uyu muntu w'umusore urera umwana sinzera ko uri umugore yananirwa kwitaho mu gihe yita ku mwana we muto cyane akamenya ko yarwaye niyo umukozi yabaga adahari umutantine adahari yarabyimenyeraga umwana akanamugendana akamugendana ariko tumaze kumenyana ntabwo nyine yari akimugendana ntabwo oya ujya mu kazi ugenda n'umwana nkamusigaranira nyine ku kazi tugasigarana ariko nyine ni ubutwari
cyane pe cyane ni rwose ubutwari buriya kubona umuntu Ntabwo w'umusore ari ibya cyangwa bose. w'umugabo ntabwo ari bose bashobora Ntabwo ari ibya kurera bose. umwana kuko biragora. hanyuma se weho abandi bakobwa hari abantu batinya, navuga ngo ni ugutinya kubona ko ushobora guhura n'umusore cyangwa umugabo ufite umwana, noneho wowe nta n'uwo ufite, ukavuga ati ngewe uyu muntu, ukemera ko nyine mukundana ibintu bigakomera mukanabana. Wowe icyo kintu waje kukisangamo ute? wabashe kukimanaginga gute, kumva ko ushobora kubana n'umugabo ufite umwana cyangwa se ufite wenda undi muntu babanaga? wowe wabyakiriye ute? wabifashe ute? ntabwo byakugoye? mbere byabanje no kungora, avuga se ibintu nzabibwira mu rugo gute ko ngiye kubana n'umuntu ku myaka yanjye, ngiye kubana n'umuntu ufite umwana, ese kurera umwana na mama we ahari, urumva nabyo kumva ko ari ibintu bigoye, ari bya bintu nyine kubera ko tumenyereye nyine ukuntu biba bigoye kuba umuntu yari afite noneho umuntu babana, ukumva ko nyine ari ibintu bigoye cyane. wari iyo wicaye ukabireba, njye nakicara nyine nkanjye njyenyine ko nta muntu wari buhite ubibwira, nahamagara gake koza abakuru banjye nawe urimo, nkababwira no mu rugo, ambwira rero hari umuntu turi gukundana, nameze gutya, ni umwana mwiza, ibindi nta kibazo, gusa afite umwana, yabanaga nyine umuntu, numva nyine mu rugo sinzi ukuntu nyine niba ari ukuvuga ngo ni ababyeyi banjye beza, ariko ntabwo nyine bajya hari ababyeyi usanga bashyiraho ibintu by'amategeko bikomeye nyine, ariko baranyumvise bavuga niba umuntu nta kibazo kindi, nta mico mibi afite, kuba yaba afite umwana numva ntacyo bitwara. Ariko nanjye kumva nyine nubwo wenda ku bandi biba imbogamizi ko buri wese azakubwira ntabwo uzashobora umuntu watandukanye n'umuntu babanaga ufite umwana, ubusa uzamurera ubishobore, ugiye kurera umwana ungana gutya, nta iki, ibintu nyine by'ibibazo byinshi. abaca intege ntabwo abaca intege baba ari benshi, noneho nyine hari n'igihe uhura n'utuntu nk'utwo ngutwo, yewe nyine n'amagambo ava hirya no hino bica intege byinshi cyane. ariko nyine iyo umuntu ari uwawe n'Imana iguhereza imbaraga zo kutita ku magambo, ukamenya nyine ibyo ugomba gukora. turakundana nyine numva ko ari ibintu bisanzwe, umwana nyine numva ko ukampamagara mama, numva ko nyine mbaye umubyeyi nanjye. ari no mu bintu byankubiye kumva ko nkunze Emmy, kubera umwana. wowe warushijeho kumukunda? narushijeho kumukunda kubera umwana. umwana hari ukuntu nyine umwana yanyitagaho, akampamagara mama, nyine nanjye nakabona kakamfata, nyine ajya mu nshingano zanjye, nyine numva nanjye ndabyishimiye, ahubwo birushaho gutuma ahubwo ngiye nkunda Emmy, ahubwo wo kurushaho gutuma ngewe numva nyine mugiye kure, nkumva nyine rero nteye amatsiko. tugereranyirize rero uburyo wenda muri rusange cyangwa se uko abantu dusanzwe tubizi, uko abantu bavuga, utugereranyize cyangwa uduhe ishusho yo kuba umuntu ubana n'umuntu ufite umwana cyangwa abana. ese wowe ubibona ute? kuko hari ababiterera kure cyane, ukumva ko nyine ni ikintu kimeze nk'igikomere, ni ikintu se giteye ubwoba, cyane cyane imvugo z'abanyarwanda, ugasanga nk'umuntu aravuze ngo ugiye kuba mukase w'umuntu, uhita wumva ko mukase ugiye kuba ikintu kibi cyane, ugiye kuba umuntu mubi, wo kuba hari umuntu ngo uri mukase we. iryo jambo ukumva rirakomeye. none wowe byakugezeho ahubwo wumva biraryoshye, uravuga ati ahubwo mbonye umwana, wumva ko ari nk'uwawe, wumva ko ari nk'umuryango. watubwira ku bandi bantu bumva ko ari ikintu gitinyitse cyangwa se ko ari ikintu kidakunditse, kumva ko ushaka gushaka umusore ufite umwana cyangwa abandi bana?
ese ibyiza yabiguhisha, yabikwereka, ese abikweretse abo bana usanze cyangwa uwo mwana usanze usanganye umukunzi wawe afite, ubyitwaramo ute? Cyangwa nawe utubwire uyu munsi ukuntu wumva uri nk'umubyeyi w'uwo mwana, cyangwa se ari mu nshingano zawe nawe uyu munsi umufata nk'umwana wawe kuko ni uwanyu. Niba uyu munsi mwe mufite umuryango we n'umugabo wawe ariko hari n'umwana, yego, wumva byoroshye gute? cyangwa umuntu abibamo gute muri ubwo buzima ukabihuza kandi ubuzima bukagenda neza, n'urugo mukarwubaka rugakomera nta makimbirane abayemo? Wowe ubyumva gute? njye rero ukuntu mbyumva, ntabwo kubyara ari ikibazo pe, bijya bibaho, yaba usibye no ku mugabo, bikaba no ku mukobwa akabyara, umuhungu akumva ko nyine ari ikintu kigoye, cyangwa se ukumva ko yabiguhisha. No, kubiguhisha ni ikintu kibi, kuko kugira ngo umuntu aguhishe ko afite umwana, kuko umwana ntabwo ari ikintu kibi, umwana ni umugisha, ari nubwo nyine ntabwo twese tugirirwa amahirwe yo kubabona. Ubwo rero umwana ngewe ukuntu mbyumva, kuba wabana n'umusore ufite umwana nta kibazo na kimwe kiba kirimo. Iyo ushatse kuba mukase uba mukase, iyo ushatse kuba mama we uba mama we, kandi n'umwana akagukunda, kuko ntabwo umwana yagukunda ngo akwite mama wamubereye mubi. Oya, abana ni abantu bazi ubwenge, uko abona umutwaye nicyo cyiciro gushyiramo. Kuba yaranyitaga mama ntabwo ari uko nyine wenda byabaga bimuguye, nuko yabonaga mu ishusho nyine, yego, mu ishusho yo kuba umubyeyi. Rero umukobwa wese ushobora kubona umusore akumva ngo afite umwana cyangwa abana, ntabwo ari ikintu nyine kiba babonye cyangwa avuge ngo gusina. Ushobora kwanga ufite abana, noneho ahubwo wa wundi ushatse adafite abana akazababyara nyuma, noneho muri kumwe, kandi icyo numva aricyo gikomere. Naho kuba uvuga ngo wasanze abafite, yes, ni ibintu nyine ugomba no kumva ko nta kintu bitwaye, kandi ukabana n'umwana neza. Iyo umuhaye urukundo rw'umubyeyi akubera umwana, ntabwo uba mukase. Izina mukase nyine ni umuntu uryishyiriraho, cyangwa ukareka ushaka kurivuga akarivuga, ariko hagati yawe n'umwana nta mukase uhari, ubwo ari mama. Ese urwo rukundo nawe uba urwumva ukaba ati uyu ni famiye yanjye cyane? Nyine iyo ukunda umugabo wawe ukumva noneho hari umuntu wamushibutseho, nyine umwana we nyine yaramubyaye, ako kanya aba ari umwana wanyu muri babiri, kuko uwo muntu uba umukunda, urukundo umuhaye uba ugomba kuruha n'umwana n'umuntu we nyine, kuko ikintu cyose ushaka kwishimira cyangwa umuntu akunda, egare uba ugomba kumukunda nawe. ako kantu ni keza cyane, kararenze. Ariko nkurikije imyaka ufite, imyaka yawe mike ntabwo ndi buyivuge, ariko n'uburyo uri umuntu mugari mo imbere cyangwa umuntu mukuru biratandukanye. Imana hari ukuntu Imana ireba umuntu ikavuga umwana wanjye uzajya hano, kandi ibintu ugiye kuyamo ni iby'abantu bakuru, nawe reka ngo ukuze ujye ejuru, uzamure rwose ube mukuru. Ibyo bintu ni sawa kabisa. Uyu ukunda umuntu ni ukuvuga ngo ukunze umugabo wawe, kuvuga ngo gukunda noneho amaraso ye, umuntu wundi wamukomotseho, biroroshye cyane. icya mbere ni uko ako kantu karanyigishije pe, kameze neza. Aho urwo ni ku ruhande rw'umwana. Hanyuma se ku rundi ruhande rwo kumva ko noneho hari nyina w'umwana, kavuga ati hari umugore babanaga cyangwa babanyeho, ntago mbizi cyane ariko bishobora kuba barabanyeho wenda iminsi mikeya. Ese wenda nta divorce yabaye cyangwa babe babanye biri official, ariko hari babibanye babyara uwo mwana. Hanyuma se byo ntabwo bishobora kuba nk'igikomere cyangwa bikaba ibintu bishobora kuba imbogamizi y'urukundo rwanyu n'umugabo wawe? Ibyo wabyitwayemo ute, cyangwa se uzakomeza kubyitwaramo gute, kumva ko hari undi muntu
wenda warabanje imbere yawe ubu byo byumva gute? ni ukuvuga ngo pe umuntu babyaranye mbere na mbere ndanamwubaha kubera ko yamfatiye umugabo neza ko ubu ngubu ameze neza yamufashe neza yaranakoze cyane Imana izaguha umugisha wasanze hari ibintu bimwe yamukujije cyane ubu wamfatiye umugabo neza ubu wanamubyariye umwana mwiza rwose ndakubaha njyewe ntabwo mfata nk'umuntu ntabwo ari inzigo ntabwo ari inzigo kubera yuko naje nsanga barabanye ibyo sinanabyivangamo cyane kuko ntabwo mu mubano wabo nari mpari sinari nazi ubu ndi kureba ku mubano wanjye nawe ukomeye kandi ariko nabo kuba barabanye byatanze n'umusaruro nta kibazo buriya umugabo niwe utuma ubona yuko bya bintu nta kibazo kibirimo iyo akweretse yuko umubano we nawe ari umwana gusa nta kominikasiyo yabo yaracicikana buri kanya aguha gutuza na bya bindi bintu uvuga ngo uratekereza ku ruhande mbese ngo ubu ntiwasanga bakibana umugabo yabishatse yabikora ariko n'ubundi iyo ubibona akakwereka ukuri uko ibintu bimeze nta kibazo ugira uratuza pe njyewe ndamuzi njya mubona no kuri social media henshi nyine ndamubona gutyo ariko ntabwo bikubera imbogamizi wumve wenda uravuga ati kubera iki uriya muntu we kubera iki bamenyanye kubera iki byagenze gutya nyine wumve ko bishobora kuba nk'igitotsi cyangwa ikibazo mu rugo rwanyu oya ntabwo kubera ko njyewe menyana na Emi yari yaramenyanye nawe mbere y'uko njye tumenyana bari baramenyanye umubano wabo ubwo hari uko babanye hari uko bitagenze neza birarangira haza kubonana nanjye turabana ubundi umugore w'isezerano twarasezeranye amategeko twarasezeranye mu rusengero n'Imana ibimugisha Imana yarabyejeje irabyeza irabitunganya ubu nanjye njyewe ndi umugore wa Emi sibyo we ni umuntu babyaranye yego aho niho dutandukanira barabyaranye njye ndi umugore we tubana byemewe n'amategeko byemewe no mu rusengero n'Imana yahaye umugisha kandi nawe nyine arabimwubahira ko ari umuntu babyaranye ni ukuvuga ngo icyo gihe cye cyabayeho cyaciyeho cyararangiye ubu igihe gihari ni icyanjye ubu ikintu kibahuza niwe n'umwana kuko babyaranye umwana ni amateka mbese ahari arahari nta nubwo rwose byavaho kuko ni umuntu bafitanye umwana nta n'icyo bitwaye ni ibintu byumvikana mbega ibintu byose iyo bikomeje birakomera ni ibisanzwe kubera ko n'ubundi no mu buzima busanzwe hari abo umuntu aba yarakundanye nabo ko batabyaranye uramwibagirwa ariko wenda we kuba hari ikintu hari urubuto runaka yasize cyangwa ikindi gihango kuko harimo umwana we n'urumva ntabwo agenda ngo yibagirane cyane hasigara kandi kuvuga ngo uyu mwana arahari yavuye kuri uyu n'uyu ariko noneho ubu uyu mwana aba asigaye afite ababyeyi benshi ahubwo ameze neza n'umukire aba afashe ikote yafashe aba ameze neza bari sefu ubwo rero abantu bumva ko umuntu ashaka kuba ari imbogamizi wenda mu rukundo rw'umugore n'umugabo babyita ni akaciyeho ubwo ako kaciyeho umuntu aba imbogamizi iyo yabishatse kereka ari we wahisemo kuba imbogamizi kandi niyo yahisemo kuba imbogamizi wowe ugira uko ubitwara kuko abantu bose nta nubwo bagomba gutwara ibintu kimwe nta nubwo agomba kuba imbogamizi ubwo avuze ngo ni imbogamizi nawe yavuga ati egisi wawe ahari azagaruka aba imbogamizi kandi ibyo biba byararangiye waranabyibagiwe cyane nta n'aba bigihuriye mbese iyo fishi iba yariyubitse nta n'ibyo gutekereza ati uwo muntu yari ariho byari bimeze gute byaboya ibyo biba byararangiye iyo paji baba barayisimbutse ukajya ku yindi paji ubu ni igitabo gishyashya ubu mugiye gutangira kwandikamo
amateka yanyu n'urukundo rwanyu n'urugo rwanyu n'ibiki byose cyane. ibyo bintu ni byiza rwose. hanyuma se hari akandi kantu mfitiye amatsiko. kandi wari ukitubwira uko mwateretanye ntabwo nakibagiwe. byaje kugenda gute nyine ukaza kwemera? ni umwana gusa wabigiyemo cyangwa hanyuma se wa muntu wawe we wari uri hano wabyigoboteye ute ugahita wumva ko ibyawe na Emi bije mu nzira nziza, mukagira mupanga ubukwe bukanaba tukabutaha? tukiremo nyine muri make ukuntu byagenze. nibyo nari ndi kuvuga. nyine hari umuntu uza mu buzima bwawe ukabona hari ibintu byinshi ari kugenda yuzuza, na bimwe wabonaga bitari kuzura ariko ukabona warabyujuje. nabivuze ni umuntu uzi gukeringa cyane ku muntu we akunda. iyo agukunze nyine aba agukunda nta handi hantu, nubwo nyine amaso ye aba ahanze kuri wowe. nanone wagenda ubwo nyine waba wagiye, ariko mu gihe uhari aba aguhanze amaso byose aba ari wowe. niwe muntu noneho rero niwe muntu watumye menya igihe Kigali, niwe muntu watumye menya ibintu byinshi ahantu hose ntari nzi. niwe muntu watumye mpamenya utuntu twinshi. niwe muntu wazaga akamenya uko umunsi wanjye umeze mu gitondo, waramutse nyine ibintu byinshi pe. wa muntu nyine umenya buri kantu kawe kose, ukabona ko ashishikajwe no kumenya ubuzima bwawe uko bimeze, aho intege zawe zabaye nkeya akaza akahashyira intege nke ze bikaza guhura. ukabona nyine ko ari wa muntu uri buza kuzuza inshingano, nyine ukabona ko inshingano ze zose arazuzuza ku murongo. mbese ni kwa kundi umuntu abona umuntu akavatse, uyu muntu nyine niwe wanjye, aranyujuje. aranyujuje hafu yawe na ya yindi ye bigahita bihura mugashyira hamwe ukavatse uyu muntu turuzuzanya pe. nicyo kintu yaje nyine aratsindisha. wa undi nari mfite nyine murabyumva, ni umuntu agira umuntu bakakundana ariko hakaza noneho undi bya bindi rya jambo utari wumva bakarikubwira. ubwo ni bya bindi batubwiye ngo hari igeno ryawe. hari igeno ryawe nawe tugihura. mbese iyo uhuye n'uwawe wari wigeze kumbwira ngo uhuye n'umuntu wawe uramumenya. uramumenya. yewe tugihura yarambwiye ngo uri igeno ryanjye, ni wowe igeno ryanjye. ariko nkire nkavuga ijambo ntabwo ari bose barivuga. ati ni wowe igeno ryanjye Imana yangeneye. noneho Imana yavuga ni se. nanjye rero nareba noneho n'ibikorwa bye n'ukuntu rwose Imana yandavuga rero uyu musore ntabwo nanjye namureka ngo agende, ndabona nanjye ari ryo geno ryanjye. ati nanjye ndimo. nanjye ni ryo geno ryanjye. noneho rero no mu rugo bakamwumva rwose vuba, baramukunda, tunajyayo barabona ko bamwishimiye. ntabwo rero umuntu iwanyu ababyeyi bishimiye. buriya haragiye uhura n'umuntu ariko ababyeyi ukana ntabwo babyishimiye, abavandimwe ntibabyishimiye. ariko ngewe batitaye ko nyine wumvise ibyo bintu byose, ko yabanje kubana n'umuntu bakanabyarana, wenda ko hari n'igihe baba babona ufite vision, ufite umuntu nyine muri kumwe nawe utari umuntu uri hasi, ukavuga se washatse uyu wenda ko we nta n'ikibindi bibazo birimo ugiye guhura n'ibibazo. oya, bo bumvise ko nyine bamwiyumvisemo, baramukunda, bamukundira icyo umwana, baramukunda. nawe twaranagendanaga tukajyana n'igihe twagiye mu rugo twaramujyanye, baramukunda rwose. akavuga ngo ubwo uyu mwana si uwacu, turabona ari umwuzukuru wacu. nyine mbona ko no mu rugo bamwishimiye, n'abavandimwe bamwishimiye. arambwira ati ubwo uzamukunde umwubahe. Imana ndavuga ababyeyi ibintu bahawe umugisha bakabyemera, ninde wo kubihakana. kandi wenda wari ufite ubwoba cyangwa n'icyizere ijana ku ijana batazanabyemera se cyangwa bazanahakana.
ndavuga nti Mana yanjye ibi bintu byose wabihaye umugisha nanjye rwose bihaye umurongo reka twibere gutya. Nawe rero arankundira ajya mu murongo wa nyawo, ibintu byose abishyira mu murongo. Ejo yagiye mu rugo, irembo rirafashwe, mu murenge tugiyeyo, nyine ukabona ko ibintu byanyu biri mu buryo. ndavuga nti uyu niwe mugabo wanjye, kandi koko ubu n'ubundi niwe mugabo wanjye. Imana yabihaye umugisha, ubukwe burataha bwaratashye, byabanje kuba bibi ariko burataha. nawe urabizi. nabaga ndi kubikurikirana cyane. Satani aba ari kugenda arwanya utuntu, Imana ariko nayo ikavuga ati mbahagazeho, ubukwe buzaba ubugende neza, bwabaye bwiza. ariko nk'abantu nyine basenga, abantu b'Imana, nibo kenshi no kwizera bavuga ati burya igiti gifite imbuto ntabwo kibura imijugujugu cyane. rero niba ubukwe bwanyu bwari bwahawe umugisha n'Imana, bwemejwe n'Imana, iyo mijugujugu kuba yaza ntabwo ari icyo kuba yatandukanya, ahubwo ni cya kintu cyiza kugira ngo mukomere. bimwe ijambo mwashaka ati uzakomere ku munsi mubi, ku munsi mubi Imana ikagukomeza. niyo mpamvu turiya ducamo ukabona intambara zabaye, ibi byabaye bitanejeje, ariko fayinari bigakemuka byose, urugendo rugakomeza. twebwe Imana aho yaratwiyeretse itwereka ko iri mu bintu byacu. nyine pe namwe rwose mwabirwanya, mwumve ngo Imana n'ubundi biduhagazeho nimwadushobora. ntabwo byakunda, yaduhagazeho guhera ku gutera ivi duhagararaho kugeza kuri ubu, n'ubundi urugo rwacu Imana ni ukuvuga ngo urukundo rwanyu cyangwa urugo rwanyu rwubatse ku rutare ntabwo mwigeze mwubaka ku mucanga. ntabwo ari ku mucanga, ni ku rutare. nta warunyeganyeza. Imana ihora ifashe ibiganza bya ikavuga ngo bana banjye ndi kumwe namwe, tugenda inyuma two tukagenda imbere. ubu se nk'ubu nk'umuntu wakuzanira nka sitori zindi ati ibyo ntabwo bishoboka. kugira amahitamo yanjye yararangiye, nayo ngayo sinasubiramo n'ubukwe. ubukwe nabonye ni buriya, narabwishimiye, bwampinduriye izina. ubu ndi umugore uhamye n'Imana n'amategeko. ndishimye pe. uri umugore wishimye, ni umugore wishimiye mu rugo rwe, meze neza. ubwo murumva niba ameze neza mu minsi ingahe? mu kwezi, mu myaka. ubu se ntabwo dushaka kuvuga ati ayo ni amavamuhira n'ubundi wenda iminsi mibi izaza, ni ukuvuga ngo ntabwo ibintu nyine. impamvu mbivuga, njyewe iminsi myiza narayibonye, nabyo bibi bikaza, ariko n'ubundi byose tukarwana nabyo bigacaho, twongera tukagaruka mu byiza. n'ubundi ntabwo urugo bivuze ko bigiye kurwubaka ruhoramo ibintu byiza gusa, n'ibibi biraza, ariko iyo bije ubitsindisha bya bindi byiza. ubwo se ingabo yawe yo kurwanisha ni iyihe? yo kumva ushaka gutsinda nyine, ku buryo ibibi bizaza ukihangana, ukumva ko ibintu byose bidahora ari bishyashya, ibintu byose bidahora ari paradizo. n'ibyaza byo uzabyitwaramo ute? uzarwana ute kugira ngo utsinde wikomereze? ngewe rero ikintu kinsindishiriza, yaba ibintu bibi iyo bije, ikintu kinsindishiriza ni ugusenga, kubera ko nzi ko Imana imbere, Imana ibintu byose byaba bibi nibikuraho pe, ko nta wundi muntu uri hejuru y'Imana. niba izi byose nizi ibibi iyo bije, Imana irekura n'ibyiza bikaza. ubwo Imana ihari, urukundo rukaba ruhari, guca bugufi guhari, cyane ko ari uko abagore dusabwa ni uguca bugufi. ibindi rwose mubibanamo neza, bya bibi mubibanamo, mukanabyihanganira, mugasenga Imana ikabikuraho, ibyiza nabyo bikaza. niko ubuzima bumera nyine, ibyiza biraza n'ibibi ariko biraza. icyo mubasha ni ukubibamo byose.
amen. Gisele rero madamu Emmy turi kugana ku musozo nakubaza nk'ikintu cyangwa se nk'ubutumwa ushaka kugenera abakunzi banyu, ubutumwa ushaka kugenera umutware wawe mukiri mu kwezi kwa buki. Muraryohewe rwose, birasa neza. Nk'ikintu wamubwira, ikintu wabwira abakunzi bawe cyangwa se abantu babashyigikiye, abantu babahaye hafi bakabatahira ubukwe, kubera ko no kuri invitation baba bavuga ngo kuza kwanyu ni inkunga ikomeye, bya bizadushimisha byose bandika kuko muri ibyo. hari igihe ushobora gutumira abantu ugasanga wabwitaye, ugasanga abantu ntibaje, ntabwo wagira enjoy. Buriya ibyo ari byo byose ushaka ko abantu nyine babagaragira, ukabona abantu banyweye, bariye, babyinnye, baririmbye, bavuze wawu ibintu ni sawa. Ngaho gira ubutumwa ubagenera. Yego, mbere na mbere ndahera ku mugabo wanjye, niwe ubanza. ni ubutumwa rwose bw'uyu munsi, ni ubutumwa namuha uyu munsi bwa mbere. Ubutumwa bwa mbere namuha, ndamukunda. Ikindi ndi bukubwira ni igiki, ko mba numva mfite ibintu byinshi byo kukubwira, ariko ibyinshi mba numva ndi bukubwira turi babiri. n'abandi hari ababa bakeneye amagambo meza, hari ababa bakeneye kumviraho, hari ababa bakeneye kwikosora. Reka ari akantu simperutse kukavuga, kano simperutse kugakora, ubu nshaka kubikora nanjye iwanjye hakaza impinduka bikagenda neza. Nibyo. Ndamukunda, ndamwubaha. yarakoze kumpitamo ubu nkaba ndi umugore we, akaba umugabo wanjye. Ni ibintu by'agaciro kandi nubaha cyane. Yumve ko mukunda aho ari hose kandi mushyigikiye muri byose, byaba bibi cyangwa ibyiza. Ndamushyigikiye, ndamukunda. Icyo mwifuzamo ni uko twakomeza tugakundana, urugo rwacu rukaba rwiza, rukaba urugo rw'undi buri wese yigiraho. Nk'uko nabivuze n'ubundi no mu rusengero, urugo rwanjye nawe, urugo rwacu, nifuza ko rwaba ari rwa rugo, hari urugo rwose ubona ukavuga ngo uru rugo nanjye narwigiraho. Yego, urugo rwiza ko ari urugo rwiza nyine. Yego, urwo buri wese yakwigiraho. Ikiruta byose ariko ndamukunda kandi ndanamwubaha muri byose, nkamushyigikira. Amagambo meza urayazi wese, unyibutsa amagambo yo mu rusengero. Amagambo meza ngo ni mugenzi w'Imana cyane. Ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Ubwo rero tukajya ku bantu bakurikira Eminyawe Empire, abakunzi bacu. Ubu ntabwo mukiri abakunzi be gusa, muri abakunzi bacu. Turabakunda, turabishimira ku byo mugenda mudushyigikira byose, kuba bigenda neza. Ni urukundo rwanyu n'imbaraga zanyu. Imana ijye ibaha umugisha, ikomeze kubaha namwe byinshi mwifuza. Murakoze. Tugeze ku bantu uri bushimire rero, abantu babaye hafi yanyu mu bukwe bwanyu, abantu babateye inkunga, yaba iy'amafaranga babatwerereye, yaba abantu babutashye, yaba abantu nyine sapoti iyo ari yo yose kugira ngo ubukwe bube, mwubake umuryango. Kano kanya mube mufite urugo wowe na Emmy. Yego. mbere ndashimira umuryango wanjye, ndashimira umuryango wanjye na Emmy, imiryango yacu twembi. Ndabashimiye cyane kandi mbikuye ku mutima, muba mwashizemo imbaraga nyinshi kugira ngo ibirori byacu bigende neza, nako ni byacu twese muri rusange. Mwarakoze kutuba hafi, nkababona nyine ibintu yabashimira, kubera ko umuntu uguha umwanya ndetse no kuguhereza no mu bikorwa no mu bifatika.
ni umuntu aba ari abantu b'agaciro batuba hafi n'ubukwe bwacu babubayemo nibo bantu batuma bigenda neza. Ndashimira n'abantu b'inshuti batubaye hafi badutahiye ubukwe bitanze muri bimwe no mu buryo bw'ubushobozi byose. Muri byose Imana ibaha umugisha. Hakabamo abantu nshimira ariko by'ingenzi cyane kuruta umuntu bita Claire na nsanga rero hano nkamubwire kandi rimubwire Claire yabakoreye umuti rero. Claire yadukoreye umuti. Claire yadutahiye ubukwe tujya kumva tuzinga ari mu bitaro tumubona mu bukwe. Ninjiye ngiye natungwa no kumubona avuye yaravuye Belgique mubona mu bukwe bwacu. Tekereza umuntu nawe uva hariya ahantu akaza aje kubatahira ubukwe ari cyo kintu kimuzanye. Ni inshuti cyane yababariye inshuti nayo mibu nanjye twabaye inshuti. Umwana mwiza rwose Imana imuhe umugisha. N'abandi bashuti benshi abandi sinzi niba nabavuga ariko reka mbareke kubavuga. Umuntu witwa ngo Ishimwe ariko yabakoreye ibitangaza. Ishimwe Decor yakoze ibintu byiza. N'abandi bashaka gukorera ibintu byiza mu bukwe bwabo bajya kwa Ishimwe Decor Catering. Yadukoreye ibiryo byavugishije abantu n'ubu biracyabavugisha. Yatetse ibiryo pe twashaka kubyifotorezaho kuruta uko twabirya. Yewe rwose ifoto yabyo rwose buriya umugeni ntarya ariko ngewe numvaga babifotoreraho nkabireba kuko yatetse ibiryo byiza. Byari biteye apeti. Byari ibiryo byiza pe. Catering yego ni umutetsi mwiza afite isuku. Buri ibiryo bifite isuku bisa neza urabireba ukabyibwira ukabura guhera na peti kazi. Niba mwarabonye tuniyarurira nuko ibiryo byari bisa neza kandi biryoshye bisa neza biryoshye ntabwo twari kubisiga. Aba bantu rero ni ab'ingenzi kandi bakoze ibintu byiza mu bukwe bwanyu. Batumye ubukwe bugenda neza. Buryo umugeni yambaye neza abantu bakarya neza ubukwe buba bwabaye ubundi. Nicyo kintu cya mbere ubukwe ni ukurya. Ubukwe ni ukuba ahantu mwakorera ubukwe hasa neza. Ubukwe ni ukunywa. Ibyo bintu ni sawa kabisa. Nanjye rwose Ishimwe yanyambitse ikanzu nziza isa neza ndamushimiye. Ubwo rero tugeze ku musozo wacu nanjye ndashimira abantu banjye abakunzi banjye basanzwe bandeba mu mafilime atandukanye. Ntaraba menshi ariko nifuza ko mwadusapotinga. Hari filime y'Angel nk'uko nabibabwiye. Hari filime Kamere. Tubafitiye ibintu byinshi. Munyarukire kuri channel yitwa Nasra TV muzasangaho aya mafilime atandukanye. Mudusapotinge mudushyigikire natwe tuzanezerwa. Ubwo tugeze ku musozo wacu rero nkashimira na Gisele Madamu Emi nkanjye nka Marene. Ni ukuri ndamushimiye nguhaye amanota mu kiganiro. Ari Marene gusa ni mukuru wanjye. Ni Marene akaba na mukuru wanjye. Nguhaye amanota rwose mugize gutya ati very good. Nguhaye amanota rwose kandi tukwifurije urugo rwiza n'ubuzima bwiza. Muzarwubake rukomere muzabyare hungu na kobwa. Urugo rwanyu ruzaba urugo rugendwa. Uru rugo rugendwa ni umugisha. Kugendwa ni umugisha kuko urugo rwinjiramo abantu hakaza abandi mukabona ibyo mwakiriza abashyitsi. Ni ubuzima bwiza kandi buryoshye. Imana ikabaha abana bo guha ibyo byose. Ni ukuri uwo mugisha turawifurije wowe na Emi. Imana izabubakire. Ciao ciao abari bakurikiye Emi Empire na Nasra TV. Bye.